abantu benshi impamvu courage tuyibuze tubaswe nibyo twabayemo turakikoreye imitwaro turarushye why utiruhura why utibabarira ngo narishe nakuye mu mwana hari n'ukuntu natwe bavuga butumwa tujye tubigenza uri umwicanyi uri iki nibisambo ku musaraba Yesu yarabibabariye nkanswe wowe bari bahuriye ku musaraba nta ni programme bari bafitanye Imana ntabwo inegurizwa izuru bohora ibitekerezo byawe bohora umutima wawe kuki ukihana listen kuki ukishyira ku bihano by'amateka yahise ikizakwereka ko Imana iri kuvugana nawe nuko izi kubita kuri true identity ufite abanezero tuvuge ngo haleluya ndashimye Imana kubo nanone kugaruka hano ka turakomeza tuve mu bwiza bumwe tujya mu bundi mu izina rya Yesu ejo mwahawe umugisha abahawe umugisha biri serious tuvuge ngo amen yes turasenze nanone Imana ivugane n'ubuzima bwacu dushobora gusharinga link tukayabwira inshuti n'abavandimwe ko twumva ijambo ry'Imana ntitugakunde gufashwa twenyine sibyo yemwe sibyo yes fata link uyishyire muri groupe ya famille inshuti ubwire inshuti zawe status babwire ngo muze twumva ijambo ry'Imana umutima nazagwa ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hahiriwe umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano tuvuge cyane ngo amen tugiye kumva ijambo ry'Imana ndasabye abari mu mirimo protocol buri muntu wese twicara agatuza agafokasinga ijambo ry'Imana igihe cyose turi kumva ijambo ry'Imana imbaraga z'Imana ziba zikora umurimo udasanzwe muri twebwe tuvuge cyane ngo amen please munkurikire ikintu cyose cyakudisturbinga ugishyire ku ruhande habe telefone habe izindi gahunda zose kugira ngo wumve ijambo ry'Imana buriya bijya bibaho kandi bijya bishika ko satani ari very strategic nkunda kubivuga satani suka afite imbaraga zirenze ahubwo satani ari very strategic agutegera hahandi utatekerezaga ko yagutegera ugasanga waguye mu moshya cyangwa se waguye mu mutego kandi atari byo byagakwiriye so igihe cyose rero turi kumva ijambo ry'Imana ibintu byose bijye biceceka ibintu byose bituze n'umuntu uza bwa nyuma tumwereke ko tutamwitayeho sibyo hasigaye wenda nk'umuntu umwe hari ariko abandi twicare dukurikire ufate notebook yawe ubwira Imana ubuzima bwanjye bugomba guhinduka mu izina rya Yesu. Let me tell you, igihe utabaye seriye n'ubuzima bwawe nta gihe na kimwe habe n'undi muntu uzaba seriye ku buzima bwawe ugomba kugira umwanya ukabwira Imana ngo man do something new to my life. Tuvuge cyane ngo amen. So now muriteguye uyu mugoroba ntago biraza neza turiteguye umugoroba please mudufashe kabisa kugira ataza kuba mu muvuma menshi ngaho ongera uzamura ibiganza byawe bwa nyuma umirize ku maso yawe nzahora mwisunga usho
mwisunga nzahora mwisunga ushobora byose kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe uri buye rizima yanzwe n'abubatsi ariko ku Mana nibyo ryatoranijwe. ejo natangiye babwira ko mu rwego rwose umukristo w'Imana arimo ubuzima bwose turimo umuntu akura by understanding, akura bitewe na wisdom. Please watch this, please look up. Igihe cyose uri umwana w'Imana winjiye mu bwami bw'Imana ukeneye ku understanding, ukeneye gutahura ubwenge bw'ubwami bw'Imana, icyo twita wisdom of God cyangwa se ubwenge bw'Imana. Mwibuke ko ubwenge bw'Imana Imana yabugaragaje, please mukurikire, Imana yabugaragaje itanga Kristo. Bibiliya iravuga mu Bakorino ba mbere 1:7, Christ is a wisdom and the power of God. Mari magambo, Yesu iyo umwakiriye yimanifestinga nka wisdom, akimanifestinga nanone nk'iki, nka power, nk'imbaraga, mu buryo bubiri. Yigaragaza nk'imbaraga, akigaragaza n'ubwenge bw'Imana ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu kwakira Kristo biguhindura umunyabwenge mu bwami bw'Imana. Tuvuge cyane ngo amen. So now igitangaje rero abantu tutajya dukura, please dukurikire. Aha, ikintu tutajya tumenya mu buryo budasanzwe nuko muri Kristo, muri ubwo bwenge bw'Imana, muri izo mbaraga z'Imana turakura. Murankurikira neza, we grow in that wisdom. Dukurira muri ubwo buntu, dukurira muri izo mbaraga. Ikibabaje iyo unaniwe gukurira muri ubuzo mbaraga cyangwa muri ubwo bwenge bw'Imana, mu bwami bw'Imana turimo, ushiduka ubuzima bwa buri kugenda butaba neza, ukibaza nuko ntasenga, nuko ntakora ibi, niki kintu nakora ngo ubuzima bwanjye bugire buhinduke. Nkaho gutekereza icyo wakora ngo ubuzima bwawe buhinduke, tangira utekereze nakura gute kugira ngo ubuzima bwanjye muvuga amen. Mbabwira ibibazo dufite nk'abana b'Imana 90%, ibyo bibazo nzabereka neza mu ijoro ryo kwa gatanu bitewe n'inyigisho turi kwiga. Ni 90% ibibazo dufite ni ibibazo by'uko tutarakura mu buryo bw'umwuka, kuko hari version Imana ikeneye muri wowe kugira ngo iguhereze icyo uyisaba. Hari version, the better you become, the better you attract. Mani magambo, ukurushaho kugenda wikoramo umurimo, ukurushaho kugenda uba mwiza kurushaho, ukurushaho kugenda ushaping a character yawe, usa na Kristo kuruta, ubuzima bwawe bugenda buhinduka utari kwibaza niki nakora ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Reka mbereke, nimba ubuzima bwawe bw'umwuka buhinduka cyangwa se ubuzima bwawe buhinduka ukabibona, ntabwo uragira kuri ya level ya maturity. Ubundi Imana igukoramo umurimo, wowe ntabyo ubona ariko abantu bo barabibona. Muribuka igihe Mose ajya gusenga ku musozi akamara iminsi 40, we yarazi ko focusinze kuma, hagira umuntu uvuga ngo haleluya, yarazi ko focusinze ku bisate by'amabuye y'amategeko, ariko amanutse Abisirayeli bose bananirwa guheza ngo bamurebe, batangira kwifuka ibitambaro. Kubera iki? We yumvaga ari yumvaga ari umuntu usanzwe, ariko ntazi ko ageze muri public y'abantu, imbaraga z'Imana na ya transformation yamubayeho. So igihe cyose uri gutindana n'Imana, igihe uri gusabana n'Imana, transformation igenda ikora, kandi tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza. Tuzamuka tuvuge ngo haleluya. So now muri ubu bwami rero turakura. Iyo udakura ubuzima bwawe buba stuck. Ako karumvikanye. Hari ibintu mbashaka kugira ngo ngende subiramo, at least umuntu agenda byumva. Uko umuntu atinda asubiramo avuga, kuko muri ubu bwami bw'Imana hari igihe umuntu abaho akennye, ameze nabi, ukibaza ukunda bamwe ukareka abandi. Petero niwe wavuze ngo menye neza ko Imana idashobora kugira gute kurobanura ku butoni. Mani magambo, uko icyo bibiye, ejo nabasomeye rya jambo mu Bagalatiya 6:7, do not be deceived, ngo ntube desi. Mani magambo, nimbe biri tuvuga ngo do not be deceived, mani magambo waba desi.
ako karamvikanye ngo icyo umuntu abiba dushyire muri NKJV King James Version nimuyobe be not deceived. God is not mocked. Hari ibintu bidakunda ku Mana. Imana ntiyaguha ikitagukwiriye. Rero nta kugira ngo iguhe icyo udakwiriye irakureka ahubwo birangira ubaye desi. Mwabyumvise ndi kwerekeza? Yes. Icyo umuntu abiba nicyo umuntu agira gute asarura. My dear people, iyo turi kwiga ijambo ry'Imana gutya, iyo tuza mu nzu y'Imana gutya, suko twabuze ibindi dukora, ahubwo tuba tuje kwakira ubwenge bw'Imana kugira ngo bwa bwenge budukuze mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Iyo wicara imbere y'inyigisho, iyo uza kwigishwa kuwa gatatu, kane, kuwa gatanu, ku cyumweru, no ntukajye wemera ngo kuza udafite purpose, kuza udafite impamvu kuzanye, no ngwino ure excited. Ariko bw'Imana uyu mugoroba hari ubundi bwizunyambika. Biraba ngo we move from glory to glory. Mwana magambo icyubahiro twari turi mejo gitandukanye n'ikimana duteganyirije uyu munsi. The more turi buze gukura turaza gufitinga ya standard y'icyubahiro Imana yaduteguriye. So mbabwiye kugira ngo mfungure imitima yanyu bwoko bw'Imana. Igihe tuje mu nzu y'Imana ntukamere nk'umuntu uje kwitatayininga, kurangara, kureba. No. Hano mu nzu y'Imana ubuzima bwa benshi burahahindukira. Hano mu nzu y'Imana winjirana agahinda ugasohokana umunezero, winjirana uburwayi ugasohokana gukira, winjirana ibibazo ugasohokana umudendezo. Somebody shout hallelujah. Ndagira ngo uyu mugoroba ube serious. Nubona wicaranye n'umuntu utari seriye wimuke. Ako karumvikanye. I'm not joking. Wimuke biri seriye. Hari kurujana n'umuntu ukabana ntari mu mwuka ari kudisturbinga, hari imuka. Let me tell you, iyi minsi ubuzima bwacu bugomba kugira ahantu buva ndetse naho bugera mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. No ndi seriye. Nubona utazi ibintu harimo ari kudera imuka. Betu ujya ahantu. Ndabyibuka imyaka iciyeho hagiye najyaga gusenga ahantu nkumva ibintu bavuga, nkumva ikintu nkahita njya mu nguni hariya. Bwoko bw'Imana, iyo ubaye seriye mu nzu y'Imana utahana package abandi batatahanye. Imana ntabwo inegurizwa izuru. Birashoboka ko umuntu yinjiye hano waje muri ambuteyage watwitse essence yawe, birashoboka ko wasohoka ntacyo usohokanye pe. None ukibaza wataye urugo, wataye abana, waje gukora iki? Niyo mpamvu Dawidi yavuga ngo ubwo bamubwira ngo tujye mu nzu y'Imana yaranezerwaga. Ntiyanezerwaga ko agiye kureba inzu, ahubwo yarazi ikintu azaza kura mu nzu yayo. Ati no, bamubwira ngo tujye mu nzu y'Imana agatangira kuba excited, gutegura spirit yiwe. Arabizi igihe yose yinjiye mu nzu y'Imana ntashobora gusohokana amaramasa. Bimwe mu bintu bitwica nk'abana b'Imana, sinzi impamvu ntangiye gutya, bimwe mu bintu bitwica nk'abana b'Imana, amateraniro twayagize akamenyero. No, turaterana, ngomba guterana ko ndi umuririmbyi, kuko ndi umuprotocol, ngo nta cyambuza ko ndi umudiakre ngomba. You are joking. Benshi, let me tell you, benshi ni iki bazize. Kira mu nzu y'Imana ukuvana ibisanzwe ugafata telefone ukajya kuri WhatsApp, mu gihe abandi Imana iri kubatabara wowe wibereye mu bindi. N'umurimo ugomba gukora ntugomba kukurangaza kutaki. Mundembabwira, waba ukora protocol, waba uri umuririmbyi, waba ukora sound n'ibindi, ushobora kubikora ariko focus iri mu ijambo ry'Imana. Focus ugira Imana, no, hari ikintu uza gukora. I connect with that anointing. Hari ikintu ubuzima bwanjye umurimo ukongerera kwakira, ntabwo umurimo kujyana kure yo kwakira. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Urakare muri wowe ubwira Imana ngo Mana hari ikintu ugomba gukora. Let me tell you, Imana ntishobora kuduhuza tungana gutya. Please look up. Ntabwo Imana ishobora kuduhuza tungana gutya nta kintu yateguye kubw'uyu mugoroba. Ntabwo bishoboka. Imana ntabwo ari ingome bigeze aho ngaho kukuvana hirya no hino ukaza hano kugira just utakaza amasaha yawe. No, let me tell you, buriya gutakaza guhomba kwa mbere si amafaranga. Umwanya wawe wahombye ujye ukuriza kuruta amafaranga, kuko time is life. Mu bintu mfuhira umwanya wanjye
bwoko bw'Imana tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ufashe umutima wawe ahantu urihumiriza ku maso yawe, mbwira Imana Mana uyu mugoroba n'uwanjye, ntubigira akamenyero, zamura ijwi ryawe ubwira Imana ngo n'uwanjye, ndakwereka umuryango wanjye, ndakwereka business yanjye, ndakwereka akazi kanjye, ndakwereka abana banjye. Ubwo tugiye kumva ijambo ryawe ndabizi kandi ndabyizeye, imbaraga z'Imana ziraba zigendagenda hagati muri twebwe. Reka ubohore, reka ukize, reka utabare. Ubu burwayi mfite ntago mbusohokana. Come on somebody, zamura ijwi ryawe utangire usenge. Mela sala faraha diamanta, wibwiye ngo Mana uyu mugoroba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndifuza guhura nawe mu zindi mbaraga, ndifuza guhura nawe mu bundi bwiza, mu izina rya Yesu. In Jesus mighty name we pray. Tuvuge cyane ngo haleluya. Now ejo twatangiye inyigisho tuvuga, hari witeguye avuge ngo haleluya. Abiteguye azamura ibiganza avuge ngo haleluya. Zamura ibiganza uvuge cyane ngo haleluya. Ejo twatangiye inyigisho uvuga test cyangwa se price for new dimension. Ibiguzi, is it right? Ibiguzi watanga kugira ngo ugere ku yindi dimension. Nababwiye ko muri ubu bwami bw'Imana kugira ngo tuve kuri level imwe tugere ku yindi biterwa na price twemeye gupeyinga. Nababwiye ko nta muntu numwe ugira ahantu ava agera naho agera atemeye gupeyinga price. Murankurikira? Icyambere ugomba kubuzi intego y'ubuzima bwawe, iyo ntego ikaguha conviction muri wowe uvuga ngo icyo binsaba cyose ndagikora, ariko ubuzima bwanjye bugira ahantu buva bugere naho bugira gute bugera. So ejo no twatangiye mbabwira ko uburyo twigamo Bibiliya ni uburyo bworoshye cyane, ni uburyo bwiza cyane, ni uburyo Imana yadushyiriye kugira ngo tubashe kureba batubanjirije. Biravuga ngo ngubwo dufite ibicucu by'abahamya bingana bityo. Mwari magambo Baheburayo 11, mwari magambo dufite abatubanjirije, dufite abantu tureberaho ubuzima bwabo, uko babanye n'Imana, uko bagendanye, uko bavaga ku rwego rumwe bagera ku rundi, uko bagendaga bagira experience. Impamvu Imana yaduhaye ni kugira ngo twigire kuri abo bantu ubundi tubizane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nta kintu na kimwe washaka muri Bibiliya utabona. Business, politike, everything biri muri Bibiliya. Murankurikira neza? Biterwa ahubwo na Bible interpretation wowe uri gukora. Murankurikira neza? Muziko hari n'abakora ibibi babivanye muri Bibiliya. Bibiliya ntabwo ifite ibyiza gusa, harimo n'ibibi. Umuntu agakora ibibi mutumva ko mbagushije, ariko birimo. Iyo utangiye gucukumbura, siritu nk'abantu murabonye abavandimwe twigana kuri theology, donc nukuba iyo utangiye gucuku usanga harimo ibibazo ubaza Bibiliya gute nibibi birimo. Tuvuge cyane haleluya. Ibyo byose ubikuramo ukabata ngomba kwitwara gutya, ngomba guhinduka gutya, ngomba ku Bible interpretation, it is a key to everything. So now mukurikire, iyo umaze kugenda wa understandinga price yose ugenda upayinga igenda kwinjiza mu bundi buzima. Twabonye rero umugabo ejo witwa nde Gideon. Turi kwiga ku mugabo witwa Gideon, sibyo? Mwarabyibagiwe Gideon, Judges chapter 6. Ejo twavuze ku mugabo witwa Gideon. Imana igize gukira muhamagaye. Nibuke ko iyi Imana yashakaga guhana Abisirayeli bagiye kure yayo, bari kwitwara mu buryo budasanzwe. Imana igira gute? Yabagabizaga abanyamahanga. Noneho icyo gihe rero Imana yabahaye abamidiyani. Ibahaye abamidiyani hagira ikintu kibaho kidasanzwe. Barabakubita, barabatoteje mu buryo budasanzwe, ku buryo bazaga basanga warateye imyaka bakaza bakagusarurira. Noneho Gideon atangira kwiga ubwenge, akajya ajya gusekura ingano mu kintu kidasekurwa mu muvure. Umuvure bawengeramo, sibyo? Sibyo? Umuvure bagira gute bawe ntago bawusekuriramo, hari isekuru bagomba gusekuriramo. So ariko kubera ubwenge arabati no reka bajye bagira ngo ntacyo ndi gukora, ariko still bibi by'ubusa. Aho rero ni Imana yamusanze. Itangira imubwira ikintu gikomeye. Tuvuge cyane ngo haleluya. Tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Judges 6:11 please, umurongo wa 11. Atanyamuga ati wa munyembaraga we ugira ubutwari, bagira ngo dukurikire neza. Uyu mugore turahabwa umugisha. Vuga cyane ngo haleluya. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara mu giti cy'umwera cyari muri Ofura yo kwa Yowasi umuhungu we Gideon yasekuraga ingaro mu muvure. 12 please.
rukanke marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uzi ikintu cyabanje kubaho, marayika araza atangiye kumubwira ibijyanye na true identity yiwe. Mukurikire Bibiliya. I love the Bible. Ushobora gusoma ukumva birirukanka. No, yaje amubwira ibitandukanye na experience ari gucamo, kuko experience ari gucamo ibacishije bugufi, irabatukishije imbere y'abamedian, kuza mubwira ngo uri umunyembaraga. How? Turi kumwe? Ndera mugenzi wa mbweti urafashwa mu izina rya Yesu. Agusubije ate? Ariteguye abiteguye tuvuge ngo amen. Aramubwira ngo uri umunyembaraga. Reka mbereke trick marayika yakoresheje kugira ngo ahagurutse. Dore ikintu cyabaye, iyaza mubwira Gideon we Imana ikuntumyeho. Gideon akato wasaza ibyo bintu ubwira by'Imana, ariko yaje pressing akora kuri true identity. Uzi impamvu? Amatwi ya Gideon yakuze yumva abamidiyani, yakuze babasuzugura, yakuze nta kintu cyiza bumva, ariko marayika aje amubwira wari ubizi ko muri wowe nubwo bakwisa amazina y'igisuzuguriro, nubwo uva mu muryango uciriritse, muri wowe harimo ubunyembaraga, muri wowe harimo ubushobozi. Gideon ati uyu muntu numvishe ari kumbwira ibitandukanye nibyo nsanzwe numva, ngo ngire iki? Umunyembaraga njyewe. Let me tell you, muzi ko ari ibyo bibazo dufite. Umuntu aza muri church gutya tugahanura imbaraga z'Imana zikubeho, uzakoreshwa iby'ubutwara njyewe wo kwandamage iwacu habaye nakanga ubuhanuzi. Kwanga ubuhanuzi rega ntago ari kuvuga ngo oya ndabyanze, no, mu mutima wacu gata hari n'igihe n'ijwi rigusaka bati wowe wo kwande. None ukabona abantu bazamuye ibiganza ko amen, undi yari yabizamuka abona biri mu bana abaye iki, ijwi riramwongoye ati wowe ibi si mugabane, ntago wibuka iwanyu za ngome pfiriya mu cyaro hahandi za Nyabyondo hepfiriya, ntago wibuka kudakwira ibi bintu, ugasanga umuntu aramanuye. Let me tell you, ikizakwereka ko Imana iri kuvugana nawe nuko izi kubita kuri true identity ufite. Mu bintu byazanye Kristo, mukurikire, mu bintu byazanye Kristo byari kuduhesha agakiza n'imbabazi ze, birumvikana. Ariko mu wundi murimo, ndibaza nagiye kwigisha umurimo wa Kristo igihe maruka ubushize, nababwiye ko imbabazi n'akantu gato, ni igipackage Yesu yatuzaniye. Muri iyo package harimo kuzura identity yacu muri twebwe, kuko identity yacu ni y'ubumana muri twebwe. Tubyarwa n'Imana, twabyawe n'Imana, tuva ku Mana, tuturuka ku Mana. Mara bagabo, ibyo tugomba gukoreshwa byose ni iby'imbaraga. Satani rero kizaza kikwereka nuko azaza ari against y'icyo ngicyo turi kubwira. Nicyo cyabaye kuri Gideon. Benshi hano amazina mwiswe na societe, amazina mwiswe n'ababyeyi banyu, amazina mwiswe n'imiryango yanyu, niyo abenfluenceje ku buryo kumva icyo Imana ivuga. Reka mba shocking, mwari muzi ko abo muvukana mu muryango ababyeyi batamenya papa si Imana ku buzima bwawe. None ugakomeza kwitwara nkaho nduwo kwa runaka, Imana bati nzageza rya no gukirana nawe. Ntago wibona uko Imana ikubona. Iyo utibona nk'uko Imana ikubona, wirukana papa si Imana ku buzima bwawe, kuko Imana yakuremeye iyo papa bitewe n'icyo na identity yashize muri wowe. So kuba wangiye identity uri kwanga ubumana muri wowe. Shatse kuvuga iki? Niwemera amazina bakwise, niwemera umuryango ukomokamo, niwemera ibyo societe yavuze. Kuba abantu benshi barahuriye ku kintu kimwe ntibivuga ngo nicyo. Majority ntago ariko kuri. Tuvuge cyane ngo haleluya. Gideon, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga, ugira ubutware. Aba shocked. 13 urebe Gideon aramusubiza ati mutware, nimba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma byose bitubaho? True question. Urebe ikintu Gideon Imana yamukundi, nanjye namukundi, ntago yigeze amubwira ati ntago ndi umunyembaraga. Ntago yahakanye icyo Imana yamubwiye, ahubwo ya questioninze nimba tumeze gutyo.
I love the Bible. Nimba tumeze gutyo uvuga kukibi bitubaho. Maybe something is wrong. Hari ahantu hatagenda neza. Hadusobanurira ko tuvuga ngo turi abanyembaraga tukaba tubaye ubuzima bw'intege nke. Aha rero niyo je nahereye mbabwira. There is a powerful secret hano tugomba gukuramo, kwiga kwibaza ibibazo. Uburyo bwiza bwo gutangira gusubiza cyangwa kubonera igisubizo cy'ibibazo ufite ntabwo ari kujya gushaka ibibazo, ni ugushaka kumenya inkomoko y'icyo kintu cyaguteye kubaza. Iki rero ni cy'abakristo benshi twatakaje. Ikibazo kiraje, mana uzankura hano ryari, uzankura mu bibazo ryari, ugakora iminsi 7 ugakora 40, mana kubera iki, mana kubera iki. Mana kibaza ntunashatse no kumenya aho gituruka. Muziko, let me shock you. Ibi none ntimuntera amabuye. Tuvuge cyane ngo amen. Muziko biravuga ngo byose bifatanyirizwa hamwe. Icyo cyazo n'umukizi harimo ibyiza harimo nibibi, sibyo? Uretse gukoma amashyi. Muziko Imana ishaka no gukoresha situation itari nziza kugira ngo ikugeze naho ishaka kukugeza. Reka rero mwishurire, reka mwishuri impamvu ugomba gusaba kubera iki. Ugomba kubaza ibibazo. Please watch this, look at me, look up. Iyo utangiye guhura n'ibibazo runaka ukica kubwira Imana, why this? Imana ikiniza kugusobanurira, iza kukwereka iki kibazo kiva ku mwanzi cyangwa iki kibazo kimvaho. Strategy, Imana ikaguha na strategy ugomba gukoresha kugira ngo overcome icyo kintu. Nimba ari kiva ku Mana, strategy yo kukirwanya izatandukanye n'ikiva ku mwanzi. Kuko ikiva ku Mana kije kugira ngo kizamure understanding na capacity muri wowe, ariko ikiva ku mwanzi ni kije kukwica. So kugira ngo rero umenye buryo utera utsinde, ikihutirwa si ukujya gusenga urwanya ibibazo, ahubwo ni ukumenya inkomoko yabyo niyi. Kuko inkomoko ziratandukanye n'uburyo ugomba kugikemura biratandukanye. Am I communicating? Am I teaching good? Bugoko bw'Imana munkurikire. Ushaka ngo no, ngo n'ubushake bwa Satani. Ubushake bw'Imana. Let me tell you, n'ubushake bw'Imana. Ejo nababwiye ikintu gikomeye. Ubushake bw'Imana ntabwo buguhesha autorité gukora ibyo wishakiye. Kuba wamenye the will of God, kuba wamenye ubushake bw'Imana ntabwo buguhereza garanti yo gukora ibyo wishakiye. Benshi muri twebwe hano ibibazo twagiye duhura nabyo, twasobanukiye ubushake bw'Imana, ariko nitwigeze dustayinga ngo tuhagume itubwire strategy tugomba gukoresha. Benshi hano strategy murazivumburira ubwanyu, niyo mpamvu mutsindwa. Kandi Imana yavuze ngo ndi kumwe nawe. Kuba yavuze ngo iri kumwe nawe, ugomba kwibaza how. Mana wampamagariye gukora umurimo, wampamagariye kusabwiriza ubutumwa bwiza, how? Niyo mpamvu usanga hari abakozi Imana benshi bari kuba desi, bafite imyamagaro, they are anointed, basizwe amavuta y'Imana, ariko ahantu bari ntago bari kwemerwa. Uzi ikibazo ufite, uri kubwiriza long audience. Iyo ubwiriza abantu batakumva biravuna mu mutima, bitera frustration. So kuba warahamagaye gukora business, ariko where, how? Kuba runaka acuruza imyenda ari inshuti yawe ntibiguha nawe kujya mu gucuruza imyenda. Mushobora gucuruza imwe ariko strategy zitandukanye. Mwari bwabone amabanki, banki zikomeye zigiye zitandukanye no mu Rwanda, zose ni banki ariko ziba zifite ama strategy atandukanye, sibyo Patrick? Murebe mukore tide, murebe strategy ya Equity itandukanye na strategy ya Ecobank. Kandi bose ni iki? Ibu rero niyo wisdom abakristo batutaragira. Kuba uri kubwirwa n'Imana ibi ntibiguhadura yo kuvuga ngo ndahagurutse ndagiye. Yibaza how, where. Are we blessed? Turi guhabwa umugisha tuzabira ibiganza tuvuge ngo haleluya. Bugoko bw'Imana, kuba Imana ikubwiye ngo ndagushaka gutya mwana wanjye, yibwire ngo urakoze kubw'ubushake bwawe mu ishuri. Now ndacyasenga, ndakiriza, mbwira how. Benshi hari iby'Imana koko yavuganye namwe, nibyo simbihakanye,
ariko ntiyigeze ibahishurira strategy. Nawe uhita uhaguruka wirukaga kubera kuba excited ngivuganye nanjye, ntiwayibaza strategy nzakore nizi. Imana ko ati nzaguha impanga, abana b'imanga bati haleluya ndabakiriye, ariko ntumenye nzabarera gute. Strategy nza impanga kuzira zitandukanye no kurera umwana umwe. Are we blessed? Let me tell you, nudashaka kumenya gute, how will of God ni kimwe, ariko na strategy zivuye ku Mana nacyo ni kintu. Please, most of us twasobanukiwe ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, ni byiza, ariko strategy niyo mpamvu tunanirwa kandi twitwa ngo turi mu bushake bw'Imana. Naje kubwira umugoroba, will of God ntabwo iri enough, you need strategy from him. Bizagufasha iki? Ibyo uzahamagarirwa, ibyo uzaba uri gukora bizaba byoroshye. Benshi bikomere dufite twuzuranye mu mitima yacu n'uburyo ahantu Imana ati jya hangaha nzagukoresha ibi, ariko ntibigeze uba nzabigenza gute, nzinjirayo gute, nzafungurirwa nande, ugahita ufungurirwa n'igisimba kigahita kigukubita. Kandi hari ibintu abantu bajya bahita ngo coincidence, sibyo? Mu bwami bw'Imana ntayibaho ngo burango byahuriranye. No, ntabwo byahuriranye. Muzareba uburyo Imana irarenze ku buryo tudashobora kubura uburyo tubivuga. Hari ukuntu igihuza ibintu umuntu mwahuye mu myaka 5 iciyeho, ariko biraho tu suddenly mwongeye guhura, hari ikintu Imana ukibaza Mana uyu muntu uko byagenze none ugata ngo bura byahuriranye. Ntabwo byahuriranye, ni umuteguro w'Imana, ni strategy. Let me tell you, you need to be aware. That's why Satan agira gutya goreka ibintu ugahita wibazwa bate Satan kubera. No, Satan are very strategic. Let me tell you, Satan ntagahora dutera buri munsi, nta mwanya afite nkungu. Dore kinakora aduterera handi tugomba gufata ibyemezo biri ki. Hahandi ugeze uba ngo hakorwe iki, Satan akaza kareba burya akuyobyamo ukamisinga akantu gato, umuriro ugahita ukwaka, kibaza habaye iki. Imana kubwiye ngo jaha, ariko ukahita ubona ko cyangwa ino hano habirihutirwa bigeze gutya, ni iki kibaye. Nuko abenshi baterwa, nuko abenshi bamburwa. My God, tuvuge cyane ngo haleluya, tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Gideon atangira kubaza ibibazo, ati Mana nimba twishimira, nimba tubona gutyo uri kuvuga, why this? Umva igitangaje, Imana itumusubiza 14 please media team. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira, urebe ibibazo amubajije, urebe n'igisubizo agiye kumuha, ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Mani magambo yakuye ibibazo yamubazaga byari ibyo kwidefanda, byari ibyo muri kuyumva. Imana iramureba mu mutima yawe ati nta mwanya wo guharira nawe mfite, iki ku mutima ndi kukireba, haguruka ugenda uko imbaraga zawe zingana. Ndashaka kukwemeza amahanga, ndashaka sa mwanya mfite wo gusoma. Mwibuke ko yabanje icyambere kumubwira genda usenye ibicaniro. Ubwo nabwo nubundi bwira ntafite umwanya, ariko bwoko bw'Imana, this is very powerful. Nimba ushaka kwinjira mu kindi kirere, dore ikintu birimo yamubwiye, genda uko imbaraga zawe zingana. Mwani magambo, kwinjira mu kirere cyawe, kwinjira mu bundi bwiza, ntabwo ugenda kuko wabaye enough empowered, ntabwo ugenda kuko wabaye full tank bakujujemo mazutu cyangwa essence bitewe n'icyungo ukuzuza. No, ukumeze nukucagase nukubona, haguruka. Uzi cyiza, hari empowerment, hari ukuboko k'umwuka w'Imana kwiteguye kugufata kukazaguhagurutsa. Tuvuge cyane ngo haleluya, Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu. Let me tell you, mu bwoko bw'Imana, igihe cyose utangiye kuburana na marayika genda uko imbaraga zawe zingana. Ndajye mwibuke Gideon yabanje no kuvuga ngo nimba ari wowe banza ukora ibi. Muribuke ibimenyetso yatse uyikomeje gusoma, marayika byose agenda bikora, bateko tuzageza he no gukirana. Ndashaka kugira ahantu nkuzamura, ariko ubwoba nibwo bukurimo. Imana ibanza kuderivaringa Gideon mbere ko ibanza kuderivaringa na za ngabo twasomyeje. I'm coming.
tuvuge cyane ngo haleluya. Imana ibanje kudiringana na Gideon, yabanje kudiringana na Gideon mbere kadiringana n'ingabo. Murankurikira neza, kuko umuyobozi iteka bari umuyobozi atiringana nawe kugeza igihe yamwemereje. Aha rero niho twashize turabati nawe reka turebe test ebyiri Imana yacishijemo Gideon n'ingabo kugira ngo ibageze mu bundi bwiza. Aha rero niho message yakigira gute ituruka ku batari bahari. Mwumvishe concept now. Twabonye test number 1. Imana mu bice 7 ku murongo wa mbere, Imana ibira Dawidi, Gideon, iramubwira ati abo bantu bose bahamagara. Ibice 7 ku murongo wa mbere, media team where are you please, turi kwirukanga mfite umwanya muto ndashaka ko dusenga uyu mugoroba. Ibice 7 umurongo wa mbere, please hurry up mwongere kurangara. Uriya ninde bavuze? Yerubali ariwe Gideon n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare. Murebe mu gitondo kare bajya kugandika kuki kwisoko harode, kandi ingando z'aba Midian zari kasikasi yaho. Kabiri, nuko Uwiteka abwira Gideon ati abantu muri kumwe bakabije kuba, nicyo gituma ntemera gutanga aba Midian mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli bagire gute batanyirariraho bati amaboko yacu niyagize gute. Gatatu, rebe test number 1. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti utinya wese muri mwe agahinda iki. This is the level of fear. Hari utinya, hari ugira ubwoba, ariko hari na level ya kabiri yo guhinda umushitsi. Ejo sinabonye ukuntu nkakoraho. This is the ubwoba bugira dimension ebyiri. Ntabwo yamutumye revo ya mbere, yamutumye revo ya kabiri. Ugira ubwoba agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi ata, nuko abantu, my God, nuko abantu inzovu zingahe n'ibihumbi barataha, hasigara ejo nababwiye inzovu n'ibihumbi 10, ubwo ni 20 na bibiri. My God, abantu ibihumbi 22 abagabo n'intwaro batojwe bari gutitira. This is the test number 1. Imana ibanza gutestinga courage, kuko contraire y'ubwoba ni courage, sibyo? Let me tell you, iki rero nicyo kibazo. Imana irashaka kutwinjiza ahantu, irashaka kutwinjiza mu bundi bwiza, ariko iraza kuvetinga imitima yacu igasanga tubaswe n'ubwoba, igasanga tubaswe n'ubwoba. Dore ikintu kiriho gitangaje, igihe cyose ugifite ubwoba uracyabwira Imana ngo Mana egerayo, sindaba ready gukoreshwa nawe. Test number 1, it is a test of courage. Ejo twasomye cyanditswe kiri muri Timoteyo wa 2:1-7. Timoteyo 2:1-7. Ntago twahawe umwuka w'iki w'ubwoba, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Bwoko bw'Imana, please follow this. Igihe cyose uhuye n'ibibazo, igihe cyose nababwiye definition y'ubwoba, murayibuka? Ubwoba ni iki? Ubwoba ni urufunguzo Satani akoresha kingura umutima w'umuntu kugira ngo amwinjiremo amukoreremo. Simple. Mbasobanura mbabwira ngo nta daimoni nimwe, nta kintu na kimwe Satani yaza gutwara ubuzima bwawe atarafunguriwe n'ubwoba. Mani magambo, izindi daimoni zishaka kukwataka ziraza zigategerereza hanze kugeza ahantu master wayo ubwoba buje bukagufungura. Ubwoba nibugufungura, menya ngo nta kintu na kimwe utazatinya. Ubwoba, hari abantu bagira ubwoba ku buryo man, what if bigenze gutya? Nshoye amafaranga nkahomba, ikikoje mu mutwe ni uguhomba. None si yashoye ukunguka. Let me tell you, ubwoko bw'Imana, igihe cyose najya mukurikira, igihe cyose utabashe gusobanukirwa, igihe cyose, please amaso yanyambe hano, please movement zigabanuke, protocol please.
mukurikire neza ndabona amaso yose mwita mugarure hano abo tukiri kumwe tuvuge ngo haleluya twongeye tuzamuka tuvuge ngo haleluya igihe cyose mukurikire ubwoba butarinjira mu buzima bwawe satani uracyamufiteho autorite nababwiye ko ikirukana satani si amasengesho y'iminsi 40 twasenze nababwiye ko ikirukana satani si uko twiyirije iminsi 40 na Yesu umwana w'Imana yiyirije iminsi 40 satani niwe wa mbere yahuye nawe natekerezaga kaza kubona gahita gwa hasi kubera imbaraga sanga satani ari kumubaza nimba uri umwana w'Imana simbuka satani Imana ivuye mu masengesho nimba satani ataratinye Yesu avuye mu masengesho wewe urinde ikintu cyonyine gitinyisha satani nukumenya icyo wahindutse cyo muri Kristo Yesu nukumenya ko mufiteho autorite. Listen, iyo satani abonye ko wasobanukiwe ko wamutsinze ikuzimu akamutsinda kwisi ko ari wowe guhaye uko kunesha satani akujya kure ariko igihe utabizi satani agira ate arakwataka. Ikibazo cy'abarokore I swear to God ikibazo cyacu ntabwo turasobanukirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba na authority byaduhaye imbere y'umwanzi. Aha rero niyo mpamvu dusafaringa umurozi bakubwira ko ari umurozi kandi niki umurozi murozi murebe ni bangahe hano twimutse mu makaritsiye yacu duhunga abarozi. Benshi hano mbonye akazi gashya mukurikire mbonye akazi gashya sindi bivuge shimye Imana mu rusengero hari ukuntu ngo bangirira ishyari Imana iguha umugisha wo gutwita ntabyo nzavuga tujya tugira ubwenge amarira wariraga ngo gushimanga no ngo abarozi batabyumva ese reka nkubaze kuki uha imbaraga abarozi kuruta Imana yaguhaye gutwita ngo niza nkashimana ko yamfunguriye gutya ngo beta bite wishaka gute ubwo nubwoba ubwoba mu bintu ushaka ko dusenya uyu munsi ikintu cyitwa umwuka w'ubwoba mu izina rya Yesu Kristo Imana yampamagaye uwo mwuka ugukubitwe hasi mu izina rya Yesu imbere yawe zamuri bugavuga ngo haleluya. Listen, ubwoba budukoresha amafuti nka kugira ngo dukorerwe ubuzima. Ubwoba budufatisha imyanzuro ipfuye. Uri umukobwa uri mwiza uri gusenga paka ugiye kuryamana na boss ngo nibwo aguha akazi no mubwire ngo no way akazi kakagumana. Imana ntishobora kwemera ko wafashe iyo decision yemere kuseba. Kuki tutagira icyizere Imana? Benshi hano dufite abantu bagiye bafata amadesiyo ejo bundi na kansarinze umuntu ambwira uburyo ki yahawe go ahead n'umugabo we kujya kuryamana na boss kugira ngo amuhe promotion. Kintu wacyumvishe turabona twabaho dute muri Kigali urabona twabaho gute tikwakwanya umuga naramubwira ati nawe se warabikoze ati none uzi ikintu cyari kibateye nubwo turi guseka gutya benshi muri twebwe tubonye iyo kazi yo twayikora kuko tubaswe n'ubwoba ejo nzabahona ejo nsebye ejo ubuzima bwanjye bigeze abana banjye ejo hari ikintu kibayeho reka mbubakire security. Uri kubakira security ko ivuye mu bwoba uri gusenya security ntabwo uri kuyubaka. Benshi muri twebwe twibwije ukuri hano murebe intambara tujya twirwanirira ubwacu. Do you think ziba zivuye ku Mana? Imana ikakubwira uzuko ubwoba nubwo waburinde bujya bukugeraho. Imana yahamagaye umugabo witwa Abraham imubwira amasezerano. Abraham arahaguruka yizera Imana. Biraba ngo yizeye Imana bimuhanyirizwa no gukiranuka. Ariko igitangaje umunsi umwe Sara yavuganye nayo. Buriya badamu muri hano badamu n'abakobwa muri hano listen umudamu aho hantu tuwakoreho gatoya badamu mbafashe
bafashe. Anyway, look. Umudamu ntibijya bikunda kwabaho ari empty. Security y'umudamu ntagiba iyo umudamu agize emptiness nta security abafite. Niyo mpamvu bajya ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga, ntabwo ari gukunda amafaranga ahubwo bakunda security. Udafite providing a security ntacyo muvugana. Murangurikira neza. None iyo utabashe ko siko kurira. Munkurikire. Umudamu yadafite ikintu cyamwuzuye, ikije cyose kiramwuzura. Ntabwo bitangiye uyu munsi, byatangiye kera kugiye cya Sara na mbere yo kwa Sara. Nose mutekereza ko ari iki cyatumye Adamago. Niyo mpamvu badamu n'abakobwa iyo mutiyujuje ubumana mutanga ibibazo byinshi bikomeye muri societe. Ibi ngibi naho bihuriye n'abagabo dufite ibyacu, sibyo? Ariko abadamu mwibuke ko umudamu muzi ko Satani Imana mwibuke ko yasinjirije Adamu iremande Eva. Igihe Adamu yarasinziriye tuzi iby'Imana yavuganaga na Eva. Bibiliya ntabwo ibyanditswe ariko ibyo byose harimo chat kuko ntabwo yapfuye kumurema Adamu ngo abyuke mu gitondo ngo akarakoma. No, hari conversation yabaye. Icyakurikiyeho Satani aza gutera Adamu, ntabwo yanyuze kuri Adamu, yanyuze kuri Eva. Atya kuganiriza Eva, hari chat bagiranye na Satani Adamu ataraho. Mwari magambo, umudamu afite capacity yo kuganira n'Imana, kuzura ubumana cyangwa kuzura Satani. That's it. Sara yaraza amasezerano kuko yimukanye na Abrahamu, yarazi icyo Imana amuvugishije. Ariko ntabwo ureba uriya mukobwa ko ntacyo atwaye. Basi wowe kwakwanya reba ukuntu bigenza umfashe njye nzamwirerera. Ureba ukuntu bijya byoroha ubwoba. Muzi ikibazo uyu munsi Israel ifite ni ukubera Sara. Yabyaye Ishmael kumukaho bari bene data, n'uyu munsi baracyahangana nikosa ry'ubwoba ryaciye mu mudamu. Niki cyazanye Yesu kugira ngo akosore ikosa ryazanywe n'umudamu. Kuki Yesu yabyawe n'umugore kugira ngo ikishe umudamu, ikishe abantu kivuye mu mudamu havemo umundi muntu. Powerful. Let me tell you, Sara abyara Ishmael, n'uyu munsi Ishmael abageza kubera ubwoba. Rebi igitimye ubwoba bwuza ku buzima bwawe. Urebe, mukurikire neza, urebe nibihe byemezo byagiye bigufatishwa biturutse mu bwoba. Be careful. Satani tumutsindisha bitewe na authority icyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Nicyo cyonye kiturinda kutagira ubwoba. Ariko iyo turangaye tukagira ubwoba akatuzanira, Satani ntazi imbaraga afite. Imbaraga ze ziri mu moshya, ziri mu buriganya. Aza harya Imana yakoze. Harya Imana urebe ukuntu ari mubi. Aza questioning icyo Imana yakubwiye. Yaje kuri Eva ati harya Imana yabwiye ngo nimurya kuri kiriya giti. Mwakurikira? Yarabitubwiye. Yaratubwiye hano hari ibiti byinshi ariko kiriya giti ngo twemeye kukirya. Ati no. Yaratubwiye ngo no kukirya no gupfa kutuzajya gute tuzaba. Ati no, ahubwo muzahinduka mumere nkayo. Abasomyi ba Bibiliya muvuge ngo amen. Uzi ikintu cyabaye? Bibiliya ihita ivuga ngo Eva ngo abona ko cya gitari cyiza. Mwene magambo, information yakiriye imutwikuruye ku maso. Natabonaga arabibonye. Aho ngaho harimo 5 steps kugira ngo umuntu akore icyaha. Hari intambwe 5 nzabigishaho n'ingaruka. Asi ibintu maze kuba promising aho nzabona umwanya. Intambwe 5 zo nta muntu byuka mu gitondo ahita ajya gukora icyaha, aca muri steps. Yarakibonye ngo abona ko ari cyiza. Uzi cyabaye? Arangira atacinze. Step ya nyuma ni touch. Noneho urebe ararya, arangije ahita haho. Mwani magambo
umunyabwoba ukuri iruhande nawe uri connected ku munyabwoba. That's it. Ashobora kuza akakuremamo impamvu zituma utinya. Kigali ntabwo uyibona wowe. Kigali ntabwo uyibona. Isigaye ihenze. Ninde wakubwiye ko tubeshejweho na Kigali ihenze cyane? My people. Hari abantu bazi rero gushushanya Kigali. Kabati noneho mu myaka 10 iri imbere. No ugahita wumva koko isi irarangiye. Hati Kigali urabona ukuntu imeze muri myaka. Rindira imyaka 3-5. Hari ukuntu bayishushanya bakakujya kuri ta ugahita uvuga ati mana no ugahita utanya ukumva ikintu kikuzamutsemo. Let me tell you, nudatsinda ubwoba uzahora uri imbata ya Satani. Niyo mpamvu natinze ahantu bana b'Imana kugira ngo dutsinde ubwoba. Dutsinde iki? Ubwoba. Level yose, haba abajene, haba ababyeyi, haba abakuru, habe n'abakiri batoya, bose bafite ubwoba. N'abamaze kurya ubuzima bwabo bafite ubwoba bw'urupfu. Atewe atingiye gusiga ahantu. Uzahasiga nyine ariko genda udafite ubwoba. Reka mbereke. Ejo ni Tina waduhaye ubwo buhamya ni wowe Patrick waduhaye ubwo buhamya. Umuntu ikintu cyabaye baribeshye bamupimye kwa muganga. Bamuha resultat zitarize kubera kwa kundi bapima bikibara bangurwaye kanseri. Kandi iyo kanseri yari iyundi atariye. Patrick niwo uzi ikintu cyabaye. Bakimuha raporo yahise ahwera. Aratangira araremba yari muzima. Haciye ngo iminsi ngahe basanga ngo yapfuye. Bamuzanye bamati nyamara ntago byari byawe ntari bazanye iby'abandi. Arapfa ntacyo arwaye kubera ubwoba. Ubwoba. Reba iyo baguhaye raporo kwa muganga urwaye diabete bati mana we nuko bagenda nuko na data nuko byagenze na ntuza. Uwo ni Satani. Iyo hawe raporo nk'iyo ngiyo uhita uyireba kabati iyi raporo iyi mu ijuru hari wayinesheje, hari wanesheje Satani mu izina rya Yesu. Nta diabete ndwaye. Ikibazo mutamutekereza ngo no ngiziri ngo ni motivation ngo z'abarokore. Komeza. Let me tell you, benshi hano indwara babasanzemo yagize ubukana bitewe n'ubwoba. Uziko kuvuga ku rwego turemba. Hari n'abandi hano hariho nigeze gukansaringa ambwira ati narakubaganye cyane nongeye gushaka ndamati ngomba kugusezeranya ariko wazanye icyemezo ko utanduye. Ati naho nacyo. Ati tase wari bwipimishe oya none se ufite webwo bati zibyo nabaye. Uzi kugira ngo ajeyo namusizeho ibiganza nawe ati yabiri mitarimo nikuyemo we genda nta kibazo. Hageze asanga nta kibazo afite. Ararati ati sengesho ryari ryakora bati nta sengesho nago yari therapy bisanzwe tu. Burara amasengesho tuya tubakorera atari gusenga ahubwo ari therapy. Kugira ati Imana iri kumwe nawe humura. None se ntibyanditswe ko iri kumwe nawe. Kandi umuhanuzi agabati humura Imana iravuze ngo iri kumwe nawe biranditse mu ijambo ni therapy ari kugukorera. Ay. Tuvuge cyane ngo haleluya. Uzi impamvu reka ibintu imbere cyane. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ariko hari abantu muri gufasha mukomere Yesu amashyi menshi. Ubwoba bwatumye benshi basubira inyuma. Inga 2022 dore gitangaje. Imana ihamagara nde Yosuwa. Iramuga ngo Yosuwa 1:6 please. Ngo atangira story amubwira ngo Yosuwa Mose umugaragu wanjye yapfuye. None haguruka. Urankurikira? Avuga gute? Ko muri shikana. Listen, buretse. Abwira mukurikire muvuge ngo amena cyane. Zamukuvuge ngo amena. Aramubwira ati Mose umugaragu wanjye yapfuye. None haguruka. Uyobore nshaka ko wowe wambutse ubwoko bw'Imana.
Yesu arataya bati ngewe sindahura nawe cyakora yajyaga ahura nawe ndi nyuma y'ihema sinzi ukuvuga sinzi bimeze bite. Mose aravuga ati yapfuye haguruka. Muzi ko atari ibibi bijya bipfa gusa n'ibyiza bijya bipfa, ahubwo kubera ibyiza byapfuye ubwoba bukava. This is deep. Ubwoba bukava ko atakaje ibyiza. Hari umuntu wari ingenzi mu buzima bwawe yapfa ugatubata ubuzima burarangiye, ukazajya kwigarura nyuma y'imyaka 4 warangije ubuzima bwawe. Be careful. Imana iramusanga ku murongo wa 6 atangiye kumubaza ibibazo, komera ushikame kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha Aburahamu nde. Komera ushikame nikiramubwiye. Aha rero ni ya test ya courage nababwiye ejo. My dear, nutagira courage muri ubu buzima uzapfa nta kintu ugize impact muri iki gihugu no muri nose. Let me tell you, Satani ntakuzuza ubwoba, hari impamvu yo kugira courage. Nababwiye ikintu gikomeye. Look at me. Courage ntagiba outsourced. Nta muntu ukuzanira courage. Courage iba generated within. Donc izamuka muri wowe. Let me tell you, subizama kabaraga, haguruka fata imyanzuro yindi, gira courage. Amasezerano Imana yaguhaye kugira ngo igutere courage. Ijambo ry'Imana wumva no kugira ngo igusubizemo imbaraga. Humura, abo banzu ureba uzabarya nk'imitsima mu izina rya Yesu. Nta uzakunyeganyeza, nta uzagushobora kubera ko uhagarikiwe n'ingwe. Bwoko bw'Imana, gira courage muri ubu buzima. Gira courage. Wirira, va mu marira. Igihe waririye kirahagije. Mana watwaye uyu byagenze gute, Mana wampoye iki urabona iwacu byaye. Imana ntago bayibaza ngo wampoye iki. Iyo yibwira amagaye nako ati hagenda uko imbaraga zawe zingana. Nta mwanya Imana ifite kugusubizanya ibijyanye n'intege nke zawe. Ndagira nkubwire, generate courage mu bantu bose uzareba bakomeye muri sakira muri gospel. Boss bagize courage, batangiye nta kintu na kimwe babona, batangiye nta shusho y'ibyo bari gukora babona, ariko bizera icyo Imana yavuga nabo bageneratinga courage. Uyu munsi amahanga ari kubaserebura atari uko badasanzwe, ari ukubera icyo Imana yabashyizeho. Ndumva message itari kurangira ngo nje kuri nuze ya kabiri. Nkomeze na mpamvu yo kwirukansa ngo inyigisho tuyirangize. Imana izaduha n'umugisha twongeye tugaruke tuvuge cyane ngo haleluya. Bwoko bw'Imana, courage ni ikintu Satani yimye abantu. Abantu benshi bahoze mu mateka. Urajya kuzamuka abantu hano musinyo akazamura ibiganza arimbaho zana Maria atangiye kuzasara kabataya nawe zanda wakuyemo ntago byibuka, bya bintu wabayemo ntago byibuka, ukabona umuntu warumeze gutya aratangira amanutse kubera ubwoba bwahahise. Ni kutukibana n'ibyo makosa wakoze. Yego warabikoze mamfu, mu byo wababariwe ku musaraba Yesu yarakubabari. Haguruka utere intambwe. Abandi hano urabona nibabarije umwana byagenze gutya imyaka ibaye 10 uracyari ngo nibabarije runaka. No, ngo ntago nzibabarira. Kutibabarira kwa niko gupfa kwawe. Bohoka mu mutima, hari ibyiza bikikuri imbere. Kuki wiyima ndi mahirwa kuri imbere kubera hahise hawe. Amakosa wakoze ntagasobanura uriwe. Bohoka umutima, Imana iri kumwe nawe. Generate courage. Abantu benshi impamvu courage tuyibuze, tubaswe n'ibyo twabayemo, turakikoreye imitwaro, turarushye. Why utiruhura? Why utibabarira? Ngo narishe nakuye mu mwana. Hari n'ukuntu natwe bavuga butumwa tujye tubigenza. Uri umwicanyi, uri iki? Nibisambo ku musaraba Yesu yarabibabariye. Nkanswe wowe bari bahuriye ku musaraba, nta ni programme bari bafitanye. Ati kuko wanyizeye uyu munsi turabana ku musaraba. Cya kibande kiri cyabaje kuvuga ati nimba uri umwana w'Imana. Undi bati ceceka twe turi kuzira ibyo twakoze. Uyu ni umwana w'Imana. Kubera iyo revelation yaraye mu gihugu cyo mu ijuru. Nta mubatizo, nta gakiza. Imana ntago inegurizwa izuru. Bohora ibitekerezo byawe, bohora umutima wawe. Kuki ukihana? Listen, kuki ukishyira ku bihano by'amateka yahise? Nareba nakoze divorce byararangiye ubuzima bwanjye. Nindakubwiye ko ukoze divorce mu buzima bwawe waburangiye. Ntago mvuze ko ari byiza, mu byumve neza.
si byiza turanayirwanya uko bishoboka byose hako mu gihe bibayeho ikwica urubanza wirangiza ubuzima bwawe uracyafite kubaho maybe byakwanga mujya mwibuka umugabo ejo bundi waje hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa ngo Steven Watt akora ibiganiro byo muri Amerika ari kuri marriage ya gatatu ubu ari kwekanga nayo ivuyeho ariko reba impact ari kugira ujije none n'ibishya let me tell you kuki utibohora umutima wawe hari abantu hano numva mu mwuka wanjye babyaye abana barabatanga uyu munsi wananiwe kwiyakira ndi kubyumva mu mwuka wanjye uhora wishinja nakura zanyanga nakura zamenya ukuri come on reka kwiboha baribabaje warihwereje ubuzima bwararanye mana ndi victim hari abandi bakunda kwivictimiza victim ni ikintu mu Kinyarwanda kwinjiriza irakarengana twararengamo twaravuzwe byaranze n'urukundo ubuzima bwacu ninde ugira ngo ninde ugufitiye impuhwe muri iki gihugu people can be wicked abantu you are joking we victimije uko yo ndi bwa buzima sha yo uretse wowe n'Imana ya nta wundi muntu hano ugufitiye impuhwe ngo naje mu rusengero ngo ndushe ngo barankomereza twebwe se tukwitayeho hano buri wese n'umurwayi abaje kwishakira muganga ngosha listen ngosha ngo nikoreje umuvandimwe umutwaro amvamo imitwaro yakunaniye kwikorera yitwikoreza kubera iki ngo come on umutwaro n'uwawe wiwudutwerera ntago muzi ko nako Yesu byamubayeho Yesu yarababaye ari kuva icyuya kiva igetsemani 26 Matayo anje bati umunaniwe kubana nanjye batipe biryamiye kuko ibyo Yesu yaraye kurwana nabyo ububabare bw'ubwirigucamo wishaka ko tubwumva si itegeko ko tubwumva numbwira umutwaro nkagusengera n'ubuntu nkugire ko pain umubabaro uri kunyuramo sindi kuwumva wishaka rero kuwunyumvisha uri kungorarata nimba ikigihe ni cyawe hamana hamwe wizera Imana utsinda ubwoba usenge imbere ni heza mu izina rya Yesu ako wagiye Kimironko kuvuga ibibazo bya nukuri ko Imana byageze wagarutse Kibagabaga nukuri ko Imana byageze wagarutse uri rukanswa niki kubibwira bose ntago bizakurura imbabazi ku buzima bwawe komera generate the courage muri ubu buzima ejo narababwiye hari abantu bahuye n'urupfu bararubwira ngo simpfa this is the courage uhura n'ibibazo ubona bigiye kugukubita kabati nkubita ariko sinjya hasi urahura n'ibibazo ngo yakwanza ukaryama amezi 6 Pastor nukuri ko yaranyeze twari dufite invitation zari zasohotse zaramaze Imana igukijije ikibandi cya kuzamura amaboko ushima Imana let me tell you ubwoko bw'Imana tuvuge cyane ngo haleluya zamuka uvuge cyane ngo haleluya generate the courage muri ubu buzima turwanisha courage dufite imbaraga ufite zikoreshe wiryama wisinzira wikwiha gahenge fight ejo hawe hazaza ntago uzahagira kuko waharose hari abantu bakanga ngo ngego ngo I dream big uzaba dreaming the big bapfanye nazo bari rusoro ruyu munsi hari umwanya wo kurota hari umwanya wo guhaguruka ukava mu nzozi generate the courage ushaka kuvuga ngo nta mafaranga mfite uyu munsi byo gukora ibi ntacyo ibyo ushoboye kora ibyo kora party yawe utegereze Imana kwize kora party yawe ubwo bufite n'ubwiki Mana iyi projet sinzayishobora biza Imana ntizaza udateye intambwe let me tell you urebye ahanini mu isezerano rya kera Imana yajyaga kugirira neza umuntu yabanje gutera intambwe bageze imbere ya Yorodani yarabwiye Yosuwa ati mubanze mumanukemo amazi si yayagabanyije mubanze mumanuke bahetse isanduku barabanza barinjira amazi arabanza arabazamuka hajya Imana ifungura umuryango amazi yabanje kuzamuka ikindi gihe
Elisa ejo nababwiye ibintu bikomeye nabwiye ko uziko no guhanura no gukorera mu mpano bisaba courage. Elisa yarahagaze aravuga ati no nkanjye muhanuzi ejo nk'iki gihe. Elisa urinde utinyuka, inzara yisha abantu bari kurya abana babo, abagore bameze nabi, warahagaze ngo ejo nk'iki gihe. Ikigabo gishatse kubihakana kiramubwira tuzabibonesha amaso ariko ntuzabiryaho. Ese reka nkubaze ejo nk'iki gihe byarageze igitangaza cyarabaye? Ese reka nkubaze iyo bitaza kuba courage igituma ufata umwanzuro ahantu ubona bimeze nabi, utabona inzira ukabati ndagiye kama mbaya ugahaguruka ukagenda kandi ugasanga inzira irafungutse, umuryango ko ntawe mbona forcing uboneke, nimba ari n'igikuta gicemo Imana iri kumwe nawe. This is what we call courage. Bakozi b'Imana bari hano ntago bapfa guhagara ku gatuti gutya bila mupango, ni courage. Baririmbye ntago ufata igihugu kuko wahogoje, courage. Intambara ziraza. Let me tell you, do you think prophet umubyeyi w'ururugo ageze hano kuko ari Imana yavuganye nawe gusa? Uza abandi bafunze, uza bahagurukanye nabo bari hasi uyu munsi. Courage mu bibazo, mu ntambara ko ati ndafunga umwuka, wagwa ukabati sindambara ndabyuka handi utabona inzira ugakomeza paka igihe wabiforcinze, paka igihe ugeneye rezilita. Dufu umwuka Imana ari gukora umurimo muri benshi hano. Generate courage. Ubuzima bwanze, amadeni yabaye amadeni, force the life, buforce ubuzima bubaho. You force it. Ngimana ngo ndateje Imana izabikora. Sawa. Let me tell you, munde mbabwire. Kuba Imana yagukoraho no kuba we wayikoraho byose birangana mu isi y'umwuka. Muri uko umugore wafaga imyaka 12 iyategereza ngo Yesu azansange wanjye mu cyumba. Hari abantu ngo ntegereje igihe cy'Imana, igihe Imana wagiforushije kikagera. Force it. Ngoshaka ngiyavuganye nanjye ngo niyo kwizerwa, nibyo pe, nibyo. Ugira ngo urabeshya, komeza uryame wowe. Nta kazi mfite niyo mpamvu ndyamye, nta mugisha ubaho w'abantu baryamye. Biravuga ngo uzabaho umugisha w'amajya n'amazi. Nubwo nta kazi ufite, haguruka iteraga parufe, ambaraga akazu kawe, jya mu muhanda ugenda. Uhagarare muri iki cyanditswe, nzaha umugisha w'amajya n'amaza. Kugenda kwawe uzahabwa umugisha, kugaruka kwawe. Let me tell you, ariko murazamura ibiganza akavuga ngo haleluya. Naho kuryama ugakoresha social media sha nta kazi mfite, uracyabona mega. Ukubonye sha nuko ifite ibibazo, Imana yangiriye gutya nako negereje gukora. Komeza wihohore ku bantu bazagukoma. People, abo rero uzarebe iyo umuntu adafite ibyo gukora nibwo akora amafuti yose abaho. Warebye ikishe Dawidi, cyananije Dawidi ajya gusambana na Mukawuriya, ntiyari yabiteguye. Abandi bari ku rugamba, cyo kiryamye kibyutse kiri kwikatisa muri quartier, gita kibona Mukawuriya ati abandi bana bari ku rugamba bari gutabara igihugu. Igihe uri jobless, Satani aragukoresha. Find something to do. Nakujya wirirwa uryamye, ngwino mu nzu y'Imana ufate ijambo ry'Imana, ufate umwanya wawe usenge, usabane n'Imana, usengere igihugu, usengere umuryango, usengere itorero. At least waryamye. Movie amasaha 10, movie 10 hours. Uracyafite amasaha 5 ku munsi yo kureba movie. Abandi hano murara amajoro, mujya ku kazi muhondoberana kubera televiziyo, kubera telefone. Aka kantu karatunaniye kukamanaginga. Akazi ntabwo uri kuba productive kubera ibitotsi n'imitwe idashira kubera ibyo. Why? Courage. Mwaje mu nzu y'Imana, mugomba gusohokana wisdom. Muvuge cyane ngo haleluya.
ubwoko bw'Imana generating a courage. Wikwihohora ku bantu. Ejo narababwiye kubera ubwo bwoba hari ukuntu dusiga abantu badukunda tukajya gushaka batadukunda kuko bafite akana, tukabihomaho bakadukomeretsa. Bayahati Imana wari uri ahubwo wowe wajyagahe. Ubwoba budukoresha amafuti menshi udashobora fia. Abandi twuzuranye ubwoba bw'ejo hazaza. Abana banjye bazagenda mu myaka 10 bizagenda gute? Biravuga ngo ntimukiganyire. Icyo cyazwe murakizi, ntimukiganyire ibyo muzarya. Kwamba uziko n'Imana ijya yambika uburabyo izaburite. Umuntu ari hano ariko ikimwishe ni kizaba mu myaka 5, ari gushonga yumva. Wowe ufite Imana ibyo uyu munsi urabifite, hari abyo uyu munsi abantu babuze. Ubwoba n'ubwiki. Ndashaka ko dufata umwanya tugasenya uyu mudayimoni w'ubwoba. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ninde wakubwiye kuzabaho nabi? Tuvuge cyane ngo haleluya. Twongeye tuvuge cyane ngo haleluya. Sinyigisho ejo tuzakomeza nta kibazo muri overnight. Ejo my God. Ejo n'umuriro. Tuzajya umwanya wo gusengera abarwayi by'umwihariko. Nijoro rya gihanuzi. Ejo nijoro. We shall prophesy like. So nijoro ridasanzwe ejo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Make sure ko utaje wenyine. Tuzagira ibi bidasanzwe ejo. Nijoro. Ijambo, prayer, prophetic no gusengera abantu. Amavuta yerayo ndashaka ejo. Agasuzuguro k'abazimu kagomba kurangira mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Let me tell you. Reba ngiye kuguha umwanya wo gusenga. Reba umwanya, reba ubwoba imyanzuro yagufatishije muri ubu buzima. Muzi ko abantu benshi batunze imbwa ari ukubera ubwoba. Umutima ukubwiye iki? Abantu benshi barakati kandi uzarebe, reka mbahishurira kandi uko ukomeza gutera imbere mu bifatika niko ubwoba bwiyongera. Kandi inkotanyi itagize iriryamira ntawe uyitayeho, nta kitekereza, ntacyo, ariko ufite icyo guhomba ni ugira ubwoba. Benshi hano mwubatse kera najyaga ahantu twari duturanye, igipangu cy'abakire twari duturanye, barubatse ibikuta ariko bagashyiraho senyenge, ni senyenge hejuru byari bijombana, hari n'abashyiragaho imiriro, ariko banza government yarabikuyeho ntabwo bikemewe kera. N'amacupa ariko iwanyu ushaka ko yari iriho. Anyway, it's a joke. Let me tell you. Kubera ubwoba butangira kandi ibi biravuga ngo now mukurikira. Biravuga ngo now Imana itarinze umudugudu abarinzi. Akati no Imana yaravuze ariko ngomba kujya n'imbwa. Nitaki kwereka ko utizeye Imana 100%. Ni byiza simbyanze arabakunda, nimba uyikunda sava. Nazo basiga baziba. Bakayije. Bakayiba warayizanye ngo ucungira umutekano. Ibaze rero uwibye imbwa washaka. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ubwoko bw'Imana ngiye kubaho uyu mwana. Hari abantu bumva barakaye, dufata umwanya wo gusenga. Urebu ikintu cyagiye kigutera ubwoba, iyo ndwara kukigusajije cyane. Muzi ko hari abantu basengera, mukurikire, hari abantu basengera bati Imana iragukijije. Reka mbanze ndebe, reka mbanze deja urejectinze. Wasubirayo ugasaza ahubwo noneho yari yongereye. Kubera iki? Ubwoba. Biravuga ngo ntushobora kunezeza Imana udafite kwizera. Abaheburayo 11. Let me tell you. Iyo ufite ubwoba ntushaka kunezeza Imana.
icya kabiri ubwoba bugaragaza ko utarasobanukirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba. icya gatatu ubwoba busobanura ko udafite freedom tubonera muri Kristo Yesu. Benshi hano niyo mpamvu turangira twirwanirira tukicira inzira Imana itateganyije, ingaruka zatugeraho. Mana wari uri hehe? Tugiye gusenga, ndashaka ko dufata umwanya uhagije wo gusenga mu izina ubwoba bubu. Uyu munsi twitaki zingahe? 23 z'ukwa mbere. Ubwira Imana nsezereye ubwoba. Nushaka ukorane kontra nabwo mu isi y'umwuka, ntuzongera kuza no gusunusa amazuru ahantu nzaza mbane. Mu izina rya Yesu wabwoba we sohoka. Haba ubwoba bw'ubuzima, haba ubwoba bw'ejo hazaza, haba ubwoba bw'urupfu, haba ubwoba bw'ururwa, habe. Ejo bundi navuganye n'umwana uri hanze ambwira uburyo ki afite ubwoba bwo gupfa. Base byavuye ngo asigaye abona bangana ngo bapfa, ngo nawe amaze kumva ko agize gute agiye gupfa, kandi koko yari gupfa. Hari indi story akaje ko twaganirije bikomeye, niho iduhaye harya. Umuntu yari arwaye ariko kwa muganga abwira doctor ati, doctor aramubaza ko udasinzira, ati numvishe ninsinzira ndi bupfe none nabiretse. Doctor aramubwira ati kako wiyeranje ntusinze kuko uraza gupfa ubwo wabyumvishe. Aba ari reality, niko kuri. Let me tell you, ubwoba nta kintu budakoresha. Njya nkunda amateka y'ingabo z'iki gihugu cyacu. Mujya mukurikira amateka, ntacyo bafite, ntacyo bahagazeho, ariko bavuga ngo kama nywele zigire gute, hatuwezi. Donc courage. None iki gihugu ureba ukuntu bagihinduye bivuye ku bintu biri toto. Courage. Abantu sigaye mbona ukuntu abantu babaye weak, akanuka kubaho. Depression irazam, depression. Umukoza ntere nabi shati right, depression. What? Sinshatse kwidown brain cyangwa kwemera ko itari iriho, ariko akantu kose ndumva mfite. Abantu turi weak bigeze aho ngaho. Ese reka nkubaze, depression yari irihe mu myaka 30? Ndashaka kubibereka bwoko bw'Imana. Iyo ndwara irahari, sinshaka kuyipinga, ariko akantu kose gakubise ndumva mfite. Uzi ko ari twe tuyamplifia muri twebwe, ngo umuntu aranyanze ngo depression. Uwo muntu kwanze niwe wenyine ukeneye kugira ngo ubeho. Hari n'abandi rega bitwara gutyo ngo nanya ngo ndabizi mvuyeho ntago yabaho. Hari abantu bihinduye ama oxygene duhumeka, ngo aragiye. Genda turebe. Ufite ubwoba bwo gutakaza abantu, ufite ubwoba bwo kubaho wenyine. Hase reka nkubaze, kuki utinya kubaho wenyine? Wazanye nande? Kandi nujya gusubirayo tuzaguherekeza ure, ntugire ngo tuzajyana ntawe. Muri karaka boro kame harya ni metero 2 uzijyana ntajyana nawe. Ngo ndumva ngo ndi lone, ngo numva ndi ngo. Muzi ko imbaraga ziva mu kubaho wenyine. Muzi ko ubushobozi no kumenya icyo Imana ikugambira ziva muri ya secret place. Wowe wowe muri babiri n'umuremyi wawe kati no imbaraga ukazigeneratinga muri wowe. Ufite kuki wihunga? Uzwara umuntu udashobora kuba iminota 30 yicaye ahantu wenyine ahita ajya gushaka aho byabereye. Aya tihabaye cyane. No ukurebye wese kabate nk'iki ninde ugihamagaye ntitugushaka ntitwaguhama kuki utwihomaho warangiza bakwanga. Depression wajyaga he kuki utagumye wenyine? Ariko muri ko murafashwa. Let me tell you, no, letting a courage. Ubu buzima ntago buzakugirira impuhwe. Kabiri, abantu nta mpuhwe tuzakugirira.
narapfushije ntibantabara nitwe twakwiciye, narabyaye ntibansura twaguteye inda, twebwe twagize uruhare mu gutwita kwa. Dufite excuse nyinshi zituma depression, ubwoba, ntibankoreye iki, ntibankoreye iki. Wewe wakoreye abandi mu gihe uganya ko batarabigukorera, reba nimba wowe warabikoreye abandi. Simple as that. Tugiye gusenga, ndagira ngo uyu mugoroba hari impamvu Imana yemeye ko ntinda kuri iyi message. Maybe hari ugukebwa, hari ukubohoka kuri kuba kuri benshi. Tuvuge cyane ngo haleluya. Nari kubabwira test number 2, but let me tell you, hari ikintu kigomba gusenyuka mu buzima bwacu uyu mugoroba. Ndacyumva mu mwuka, hari circumcision, hari ukubohoka, hari deliverance iri gukoreka hagati muri twebwe. Bwoko bw'Imana, icyari kiguteye ubwoba. Muzi ko abantu batangiye kugira ubwoba, nzapfa nte. Munagatekereza harya ubu nzapfa nte. Ubwoba bwa generate the courage. Ngira mugenzi wandebera abantu babiri bakubita agashyi wabwire ati generate the courage. Babwire ngo courage. Listen, uhereye muri Bibiliya abagabo bagize ibibazo. Hari umugabo wahinduye ubuzima bwanjye, umugabo witwa Nehemiya. Yavuganye n'Imana, Imana imuha strategy. Byari navugaga n'abati tangira wubake. Abanzi batangira guhaguruka, abamagambo n'abintwara. Harya Sanibarati mwibuka? Sanibarati nande na Topiya. Ntago kubera ko bavugaga byamukuye kuri focus, ahubwo ukuboko kumwe ko ari gufite umwiko kubaka, ukundi gufite intwaro. Man, nta mikino yari afite kuri vision yiwe. None uri ku dropping a vision ngo bamvuze bakuvuze. Na Yesu bwe baramuvuze. Ngo bamvuze ngo ndi umurozi, ngo ndi indaya, bigenda gutya bamaze. Yesu bavuze ko ari umwami wa Beelzebub, niwe mwami w'abadayimoni. Ariko icyo yagombaga gukora yaragikoze. Niki kiri kukuvana kuri focus? Bamvuze. Fata ukuboko kumwe wubake, ukundi ufata intwaro. Man, ubeseriye kuri purpose y'ubuzima bwawe, ubeseriye mu kubaka ubuzima bwawe. I'm telling you, nakoze vawa n'imbere y'Imana, ndavuga ati nta kintu kizankura kuki wampamagariye gukora. Habi bimeze gutya, hareme. My dear, I can do a sacrifice yose insaba nayikora ko nka focusinga kuki Imana isaba. My dear, generate the courage. Imana yavuganye nawe, niba bigusaba kwiriza, pay that price. Niba bigusaba gusenga, pay that price. Niba bigusaba kwizera, pay that price. Icyo bigusaba cyose gikore, ariko ugere kuki Imana yakugezeho. Ntago urambiwe ubuzima budahinduka, ntago urambiwe ubuzima wigaraguramo imyaka 5, the same you. Ntagihinduka physically, ntagihinduka financially, ntagihinduka mu mutwe, ntagihinduka. Why? Nagubabara mu bana bawe, ntagihinduka ku mugore, ku mugabo, ntacyo. Ubusinzi ni bwa bundi, induru ni zazindi. Why? Babura ngo niko Imana yabiremye, suko Imana yabiremye. Force it. Ko muntangiye kundeba nabi, vuza hakomeye, induru zidashira. You are man in the house, hako nushobora gucecekesha induru mu rugo rwawe. Ubuzima ni kwa kundi, nta tandukano ry'iwo wari uri mu myaka 10 n'uyu munsi. Why? No, hari ibintu bigomba gushyirwa hiherezo. Intege nke wigaragara mu myaka 5 n'uyu munsi nisuki. Why? Ni byiza ko watsindwa rimwe, ni byiza ko watsindwa kabiri, but 3, 4, 5, 10, 20, 25. Hi. No, hari ibintu ugomba guforsa. Sometimes, listen, sometimes transformation, it is a fight. Urarakara utumwanzuro that I will never do it again. Muziko hari abapagani bava ku nzoga batasengewe. Nari mubizi kabati kuvuye umunsi sinzongera. Nta mana ntacyo. Wowe urasenga amasenyero akanyota kabaye akanyota. Ako kazimu rindira. Turaje dusenga. Ko muri abantu ndebye nabi ndahakomye.
Let me tell you, you need to force it. Izo ntege nke ziforce. My dear, this life. Ejo reka mbabwira akantu mbabwira munde, please look up. Intege nke ufite uyu munsi, intege nke utishe uyu munsi, nizo zizakwica ejo niyinjira mu cyubahiro cyawe. Reka ejo nababwira akantu, tekereza ko Samson aribwo bwa mbere yaryamanye n'indaya, bamuteze derira kuko bari bamaze understandinga weakness, yananiwe kwica. Hari ibintu ugomba guforsa, hari ibyo ushoboye, hari n'ibyo udashoboye. Imana niyo role yayo, ukabwira ubuntu bw'Imana bukagushoboza. But make a decision. Transformation kugira ngo uhinduke, icyambere ni ukubona ko bikeneye, ni making decision. Force it. Ubuzima budahinduka. Ega urajya mu bantu kabango shango gusevinga byarananiye. Ndagira ngo sinzahana amafaranga ajya. Shame on you. Imyaka ufite ngo shango gusevinga nshiduka ngo byagiye. How? Wananiwe kwibabaza. Niwo akenda uhuye nako ugura ibyo utapangiye. Urya inyama buri munsi uzi ibyo winjiza ko bitafodinga. Utega taxi fate buri munsi utazi kutaragira kuri yore. Mu gihe uforsa gukora ikintu, nicyo kikwereka ko utaragira aho ngaho. Garuka inyuma ugenda uko ubuzima ungana. Simple as that. Imana yagomba kubera kuvanya ahantu hamwe yakugejeje ahandi, ariko kubera lack of management, kubera kutemera kwibaza, ufate decision, uforce ubuzima bwawe. Umubiri wakubwira ngo sohoka buri munsi, ububwire ati ntaho ujya, ryama, kora ibi, gira ngo tegeka umubiri wawe. Courage. Let me tell you, Imana yabanza kavetinga courage iri ku buzima bwawe. Uyu muntu tugiye gukorana urugendo bimeze bite? Ejo nzababwira test 2. Test number 2 iri crazy. Icyubahiro kikuri imbere, ibyiza bikuri imbere, family nziza ikuri imbere, prosperity kuri imbere. Imana ishimwe ko uyu mwaka muri rayo nari umwaka wo gukira. Ubutunzi bukuri imbere, ariko uzagerayo bitewe na courage wabaye generatinze within you. Muri wowe generate courage. Ntabwo Imana ibishyira ku mutima w'umuhanuzi ntabyo Imana yamubwiye, haba hari ibyo Imana iri gutegura, ariko kugira ngo ubigereyo hari courage. Nta gucika intege. Nimba waratsinzwe rimwe ntibivuga ngo utsinzwe byiteka. Haguruka. Biravangwa naho umukiranutsi wanjye yagwa ntazagira gute, ntazarambara. Kuki wirambaraza? Haguruka. Shana nongendagwa nasubiye muri bya bindi, vayo, fata undi mwanzuro, ugenda. Why? Shango gukizwa byarananiye, musigaye musubira inyuma, ngo buriya. No, force it. Courage. Gutanga icyacu byarananiye, nuko Imana shango nshiduka nayamaze. Wayagize ute? Force it. Nimba uzi inyungu zabyo, umaze kugenetinga wisdom yabyo, force it. Mbabwije ukuri, ndi imbere yanyu sinabeshya. Hari ibintu byinshi muri ubu muhamagara, muri ubuzima na forcinze kandi bikabaho. I'm telling you. Do you think mpamagaze hano aruko mu nkunda cyane? Icyakubwira ibyo umuntu yabahuye nabyo bikubwira ati ntaho ujya, ntuzamuka, umaho. Ibyiwa guhaguruka ati ntaho ujya, nawe ukabibwira ati ndagenda. My dear, ntabwo umuntu yarisinga kubera amahirwe. There is no luck in this kingdom. You force it. Pain, umubabaro, agahinda, ukagaca muvuga ati nta kibazo, ukagenda uri casualty, ariko ati ndagerayo. Force it. Intambara ni nyinshi, my dear. Utagira ngo intambaro zihura nazo ngo kuri muri business gusa. Ngo ko ndi muri kano kazi, ngo bite n'akazi nkora, ngo tugira intambara nyinshi. Uri kwikunda. Hari abandi bazifite bakurenze, baforcinze paka bazitsinze.
bakobwa siwe utetwa wa mbere kwisi, hari n'abandi bakurusha ariko batsinze icyo kigeragezo. Mama, hari abandi bareza abana benshi kuruta bufite uyu munsi, utangiye kwitwara kugira excuse ngo byagenze gutya nawe. No, force it. Intambara twese duhura nazo muri uyu muhamagaro, mbabwiye intambara zirimo, you can't believe but you force it. Sinanizi ko umuntu ashobora guhaguruka agahimba ikintu paka gihinduye ukuri mu bantu. This life none warangiza nababaye bamvuze nakwemerera kurira ijoro rimwe ariko rya kabiri sinarira. Haguruka urafosinga bamvuze mpamvu ndakomeza ngende mfitaho. Paul yaravuze ngo ngiyo neri bipfusi ngo sinshidikanye nzaho nkubita ndahamya nago mpusha. Wariza amajoro 3 uzi igihe utakaje muri ayo marira. Bamvuze ngo abo umugabo baranyanze, abo umugore baranyanze, barakoze kukwanga. Force it. Punde tugiye gusenga. Hari umwumva agize uburakari, ndashaka kubahagurutsamo uburakari butuma dufata imyanzuro imwe n'imwe. Tugiye gusenga. Ndumva hari ikintu kiri kumanyagurika muri uyu mugabo. Hari abantu bari kucyumva ko hari ikintu kiri kugwa. Ubu bwoba uzaba mu bukode kugeza ryari? Ejo narababwiye nimba udafite amafaranga y'ikibanza uzaho ikibanza kiri base. Haguruka jya guhurana, sinabaye ubuhamya bwanjye. My dear, haguruka jya kureba nangahe kurana nyiracyo. Senga. Ubwoba tubutsinde. Twaratsindishirizwe ku musaraba. Niki kitubashe? Niki kitukiriho ko nta udahura n'intambara. Kandi buriya intambara ziza muri level. Intambara uhura nazo bigaragaza urwego uriho. Buri wese ku rwego rwahura n'intambara. Ariko haguruka wisinzira winanirwa rwana uzi icyo uri kurwanira. Menya target yawe aho kubita ntuhushe. My dear, nafashe imyanzuro mu buzima bwanjye. Niyo satani yavi kuzimu adasho nibikunda. Biravuga ngo utwige gukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Muzi ko hari abantu bareka gukorera Imana ngo numva umutima utameze neza. Boss yambwiye nabi ku kazi, so sindi buririmbe ndi yicara. Kuko utameze neza nibikubuza gukora icyo wagombaga gukora. My dear, hari umunsi byagize nkajya nzamuka kora gato nje kubwiriza, ariko umutima urira ariko ugahagarara ati you have to preach. Kandi abo ubwiriza ntubwiriza ibikomere byawe, kuko hari abahagarara hano bakabwiriza ibikomere byabo. Preach the true gospel. Even byo wari gucamo nta muntu n'umwe utagira intambara. Mbivuze kugira mutajya mutubona hari mucye ngo bageze iyo bajya. Imana yabagire neza. Twese kugira neza ko Imana ni kumwe. Ntago ndi special, ntago ngewe ndi imfura y'Imana. Nje nawe twese turi abana b'Imana. So wishaka kugira ngo harabe Imana ifavoreza. Imana ntinegurizwa izuba. Imana ntirobanura ku buto. Turabivuze. Twese intambara ni zimwe. Wishaka ngo hari abahiriwe. Hari abantu bahora bameze gutya. Ngo bare ngo bagize amahirwe. Icyababwira ibyo babayemo. Umuntu arizaranye ngo yagize amahirwe ngo buri ariga. Tugiye gusenga. Hari ibintu ugomba guforosa mu buzima bwawe bigakunda. Hari ubyize yavuga ngo amen. Ubwo bukene ugomba kubuforosa busohoka muri uyu mwaka wo gukira. Ubwo buzima bwo gupfundikanya wateranyije ubuzeho umubare umwe, imibare irapfa. No. Hari ibintu ugomba guforosa. Tugiye gusenga. Hari abanyemera tugasenga. Icya kabiri, uri hano ku bwawe ariko uri hano no mu muryango wawe. Represent your family muri uyu mwanya w'amasengesho. Ikintu cy'ubwora kiri mu muryango wawe, mu bana bawe, please force it out. Giforce gisohoke.
umwana w'imyaka 15 17 ukabona yuzuranye ubwoba, nta nzu yishyura, nta minerivare, nta nkoko, nta mbebariza, nta ngo numva ngo nafite. Ejo bundi hari umwana wiyahuye w'imyaka mike cyane, ngo yatekereje ngo nta future afite, 17 ans ngo nta future. Urumva batarabazimu. Courage. Hari umuntu ejo yarafite igikomere kimumereye nabi, ashaka ngo kwiyahura, yafashe umugore we yamuciye inyuma ari mu cyumba cye, aza yumva nkaho ubayute birakomeye. Reaction yagize iransekeje. Muvuge ngo amen. Muvuge cyane ngo amen. Yafashe umugore yamuciye inyuma, yumva bati avuye muri accident, nta menya kirimo, ari muri depression, ameze nabi, afatiye umugore w'inyuma, bati ntacyo gishoboye. Arangije uwamuciye inyuma niwe wari pare we, yaje mu materaniro avuga ati nje gusezera, ngomba kwiyahura. Akubitana na message iyi ngiyi, twasoje amwe ati ntaho nkigiye, n'urugo rwanjye singomba kurusenya mu izina. Courage. Niyo yaba ari uwo wenyine iminsi yanjye ikaragira. Yanyeretse amavi, yambwiye ibintu, tamenyo ntayo, kandi koko ni sasoso nayo. Umugabo mukuru ati naje hano gusenga, nje gusezera. Kwibona umugore wanjye, pare wanjye, ari nawe amujyanye mu gakiza. Amaze kumva message, turakoze, ndumva mbohotse, sinza kwiyahura. Icya kabiri, sinza no gusenya urugo rwanjye. I force it paka rubayeho. Ati n'abagabo bangaye bakora ibyo bintu. Ukuntu bahise baceceka. Now tuvuge cyane ngo haleluya. Imana yakugeze guha imbaraga. Biravuga ngo Abafilipi 3 kangahe ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari uduha imbaraga.